Ndabashimiye kwa mudukurikiye kuri Iracyakora Official TV. Uyu munsi dufite umushyitsi, ni umuntu mukuru, nawe kuza kubibwira. Arabibwira, tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Amazina nitwa Nsengiyumva Innocent. Nishimiye kubana namwe. Murakoze cyane. Yego, uyu munsi twaba dufite insanganyamatsiko kugira ngo igira iti ese ni gute urubyiruko rwagakwiye kwitwara, kuko ni benshi bari mu muhanda bandagaye, bameze nabi, ukabona nyine bari kweza nyine amatabi, amayoga se, ukabona nyine bapfuye gutyo gusa. Niyo nama wagira urubyiruko rw'iyi minsi turimo? Murakoze. Mbere yuko tugira inama urubyiruko, ahubwo ni iki tubona ku rubyiruko rw'ubu? Yego. Urubyiruko rw'ubu, nanjye ndacyari urubyiruko, ndacyari umusore nk'uko nabibabwiye, ariko usanga imyitwarire y'urubyiruko rw'ubu itandukanye n'iy'urubyiruko rwa mbere. Yego. nimvuga ngo urubyiruko rwo hahise cyangwa se rwa kera, abantu badukurikira baraza kumfasha. Umuntu wese agira kera he. Kera hanjye hatandukanye na kera hundi, ko njye niba mfite wenda imyaka ni urugero nka 30 cyangwa 30 isaga, aho ni kera hanjye. Hatandukanye n'ufite 20 n'ingahe. So urubyiruko rw'iyi minsi ruragoye, ariko ntekereza neza ko impamvu sinavuga ko ari ubuyobozi bubi cyangwa se ari uburere buke, ahanini bishingira ku makimbirane yo mu miryango. Yego. So rero kuko urumva ni byinshi nawe ubona, ni byinshi uhura nabyo, ni byinshi nawe unyuramo nyine nk'umuntu ukiri urubyiruko, niyo nama wagira abantu bari mu myaka imeze nk'iya cyangwa bari munsi y'imyaka yawe, bafite ibibazo bumva bihebye, nyine wabagira? Murakoze. Inama nabagira ni nyinshi. Cya mbere ni ugukura amaboko mu mufuka bagakora. Kuko iyo ufite akazi, nubwo twese turira ngo akazi karabuze, ngo umuntu ntabona ahantu akura, ariko siko kuri. Ushobora kuba iyo ufite akazi, umwanya umara mu kazi utuma utaba mu gikundi cy'ibiyobyabwenge. Kandi ikindi cya kabiri, indi nama nabagira ni ugutoranya inshuti mugendana. Kuko umunyarwanda niba wavuze ngo mbwira uwo umugendana ndakubwira uwo uriwe. Nimba ugendana n'abantu banywa amayoga, b'abasambanyi, banywa amatabi, uyu munsi ntabwo bikora, ariko mu ndorerwamo tukubona tuzabona ko ubikora. Icyiza rero, nubwo nabo atari ibicibwa, witandukanya nabo, hanyuma umuntu, kuko kubigisha ni uguhozaho. Umunsi umubwira ko ibyo ari gukora atari bibi, ntumucire urubanza, ariko ukamubwira ko ibyo ari gukora atari byiza. Hari ingaruka eshatu. Nkunda ibintu byo gusenga. Nabwira urubyiruko rubishoboye ko rwaza gusenga. Hari impamvu eshatu ziba mu rusengero. Impamvu ya mbere, mu rusengero tuhakura amahoro, ariko niyo utahakura amahoro uzajya gusenga wakarabye, kuko uzaba ukenewe ko abantu bari bukubone. Uhabure byibiri byo kuvuga ngo ijuru ni iki, ariko uzagenda ufite isuku. Cya gatatu, nta muntu uzahagukubitira. Ujya mu kabari runaka bagukubita icupa, bagukubita ivide, uhakure gukomereka. Ubuyobozi nibuza gusaka ibiyobyabwenge nubwo utabinywa, ariko wirirwanye n'ababinywa, bazagutwarana nabyo. Bizajya gusobanuka ko warenganye, ariko uzaba urimo. Icyiza rero, basenga, abadashoboye gusenga bagakora n'indi mirimo ibagira bize kuruta uko bakishora mu biyobyabwenge. Tukiri aho, ugeze kuvuga ngo bagomba gukora cyane, gukora amaboko mu mifuka. Tukiri aho, wowe ubundi nyine busanzwe, ubundi nyine ukora iki kugira ngo ubeho? Iki kigutunze muri make? Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Ni ikibazo cyiza. Njye nkora ibintu by'amakwe, musinga mu bukwe, nyobora imihango ikorerwa mu bukwe, hanyuma nkaba ndi no mu ivugabutumwa. So umaze wenda imyaka ingahe, cyangwa se wavumbuye ryari ko ufite impano yo kuvugira wenda nyine mu bukwe kuba MC? Kuko kugira ngo ube MC ntago bisaba imbaraga nyinshi. Guhagarara imbere y'abantu bangana kuriya mu bukwe uvuga no kuriya kuntu bisaba nyine imbaraga nyinshi. So ni impano rero, ntago ari ya buri wese. Wowe wavumbuye ryari ko ufite iyo mpano? Murakoze cyane. Mbikora bwa mbere byari 2023. Ntabwo ari kera cyane, byari na 2023, ariko ubwo mbere ni kwa kundi nk'umuntu w'urubyiruko uba ugerageza uyobora abantu runaka, uyobora amatsinda runaka,
uko gutinyuka uvugira mu ruhame bituma ubona n'ibindi ko wabishobora. Biza kurangira mbyize nabyo ibintu byo kwemusinga, biza kuba ngombwa ko mbyiga, hanyuma ndabisoza. Aho nabisoreje niho natangiye 2013 nibwo navuga ko nabikoze mu buryo bufunguye. nawe nuvuga ngizaza kuza kumbere musi. Ni kare cyane. So rero abantu badukurikiye ni abantu benshi cyane ku buryo nyine nabasha no kubabara. Reka umuntu ugukurikiye wumva ushaka kuzagwenda nk'akazi, wenda watanga contact zawe kazaguhamagara. Murakoze. Nimero zanjye kuzitanga ni byiza, nitwa MC Innocent. Yego. Nyuma ni 0781 Yego. 666 0795. Yego. Izo nizo nkoresha. Hanyuma ku rubuga rwa TikTok nitwa MC Innocent n'ubundi. MC Innocent. Yego. So mubaze ikibazo. Yego. Ni gute wagereranya ibyiza by'urubyiruko nyine cyangwa se ni ibihe byiza byo ubabonaho se n'ibihe bibi ubabonaho bahindura iki? Murakoze kumbaza icyo kibazo. Ni ikibazo cyiza cyane kandi nshimiye uburyo ki uri umuhanga no mu mitekerereze. Imana ikomeze kwagure. Ikintu nshima urubyiruko n'imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Iyo urubyiruko rwagukundiye rukakumva ntaho mutagera. Ikibi cy'urubyiruko rero ni ikihe? Ni ukuganda no kwanariza ibidakwiriye. Umwanya ubamara muganira iby'iterambere bo bawumara bafite ibindi bafokasinzeho. Icyiza rero ngewe nababwira nuko bagerageza gutekereza ejo habo hazaza. Uyu munsi ushobora kuba ufite imyaka 20 ibyo uri gukora, cyangwa abantu bakajya bakubwira ngo ushoboye wenda kwiruka n'urugero. Uriruka metero wenda 500 ziruka mu masegonda 20. Nyamara mu myaka 30 ntabwo ariko bizagenda. Mu myaka 35 ntabwo ariko bizagenda. So icyo ntekereza mu mbaraga bafite kandi nyinshi, urubyiruko rugira imbaraga z'ubwoko bubiri. Rugira imbaraga z'umubiri ariko rugira n'imbaraga z'ubwonko. Rero umwanzi umwanga ashingira ku mbaraga ze z'ubwonko, kuko abazi ko iz'umubiri azifite agatangira kwangiza ibitekerezo bye, agatangira kwangiza ubwonko bwe. Iyo bwangije bituma asigarana imbaraga z'umubiri ariko iz'ubwonko ntazo. Icyo ngewe namubwira nuko yagumana imbaraga z'umubiri n'iz'ubwonko akazigumana, kuko izo mbaraga zose nizihurira hamwe zizamufasha muri iki gihe no mu kindi gihe kizaza. Mu gihe iyo uvuze igihe kizaza nk'urubyiruko rya tabyumva, zizamufasha mu myaka 18 afite cyangwa 10 afite no kugeza ku myaka 45, bitewe nuko azaba yarahateguye hose, ari iz'umubiri azifite ari n'iz'ubwonko azifite. Bivuze ngo niyirinde akaga kamukururira mu biyobyabwenge cyangwa se no mu zindi ngeso mbi zatuma agaragara nabi muri sosiyete. Ikindi kintu nababwira nk'urubyiruko, iyo ukora ibikorwa byangiza izina ryawe nonaha, urugero nkakora ibyangiza izina Innocent, mbibona mu myaka 25 cyangwa 30 mfite, ariko mu myaka 40-50 umuntu nshobora kuzaba narashatse bagatangira kuvuga ngo wa mwana nabyaye ngewe, avuga ngo wa mwana ibyo arimo gukora abikomora kuri se n'ubundi nibyo yakoraga. So bivuze ngo iyo wirinze muri iki gihe bigufasha no mu bana uzabyara kugira ngo bazabe bafite izina ryiza. Urakoze. So abantu wenda badukurikiye bari mu myaka ameze nk'iyawe cyangwa se munsi y'imyaka yawe, hari byinshi wanyuzemo, hari byinshi nabo bari kunyuramo muri no minsi, nawe nibyo uri kunyuramo. So nihe ntwaro wakoresheje kugira ngo ubu ugeze ahangaha tukubone uri MC Innocent? So nta kidasanzwe nakoze. Ikiriho cyo ukungana, nakunze ibintu bibiri: nkunda Imana kandi nkunda n'abantu bayo. Bivuze iki? Iyo ukiri muto uba ukeneye ibintu kuruta abantu, ariko kugenda ukura ukenera abantu kuruta ibintu, kuko nibwo ubuhishuriwe neza ko bya bintu ukeneye bifitwe n'abantu. Bivuze ngo kugira ngo ubigereho uraba ufite abantu. Ngewe rero nakuze numva nabana neza n'abantu kuruta uko nabana n'ibintu, bityo bimfasha kugira ngo mbone ibintu kandi n'abantu mbafite. Yego. Ikindi kintu nshaka kukubaza, ni gute wahuza gusenga ndetse n'ubuzima nyine bwacu bwa buri munsi? Kuko hari umuntu uvuga ati sindajya gusenga nze mbwirirwe, ndajya gusenga n'akazi kanjye. So ni gute wahuza gusenga n'ubuzima bwacu nyine bwo hanze nyine bwa buri munsi? Urakoze cyane. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo
nzahesha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Ntabwo ritubwira ngo nzahesha umugisha amasengesho menshi mwasenze, oya, ni umugisha w'amaboko yanyu. Kandi noneho rikatubwira ngo ibyo kurya byawe bizava mu byuya byawe. Bivuze iki? Mbere y'uko utekereza kujya gusenga, wabanje ugatekereza ngo ese nimva gusenga ndarya, ukabanza ugashaka icyo uri bugire gute, uri bubone. Kandi Bibiliya iravuga ngo uko nzahesha umugisha imirimo y'amaboko yanyu, bivuze ngo birasabwa ko iki? Gukura amaboko mu mufuka tugakora mbere na mbere. Twamara gukora tukiteza imbere, nitumara kwiteza imbere n'Imana, ubwiza bw'Imana buzaza bube kuri twebwe. Bivuze iki? Ntabwo uzajya gusenga wambaye ubusa, ntabwo uzajya gusenga wambaye ibirenge, oya, uzasaba inkweto, usaba imyenda, ugende usa neza. Bityo rero banza ukore, numara gukora Imana ihesha umugisha imirimo y'amaboko yawe, kandi aho uri naho uhasengere, kuko Imana igize gute? Irahumva. Kuko aho tuba twagiye ntabwo tuba twagiye gusenga, dusengera aho turi, ahubwo tuba twagiye guterana. Gusenga rero no guterana ni ibintu bibiri bitandukanye. Aho uri wahasengera, ariko aho uri ntiwahateranira. Bivuze iki? Urasengera aho uri, Imana ihesha agaciro amasengesho wasenze, ihira imirimo y'amaboko yawe, izakwimura aho ngaho ubashe no kujya guterana. Tukiri aho, hari abantu benshi mu myaka nyine itandukanye, haba umuntu mukuru, haba se umwana, bibaza ko se kujya gusenga ngo ubundi bimaze iki, ngo mu rugo naho wasenga. Ese wowe ubona gusenga nyine ugiye nyine ku rusengero n'umuntu wasigiye mu rugo, ubona abantu bafite umusaruro umwe, cyangwa ufite nawe ukundi ukuntu ubibona? Murakoze cyane. Nk'uko nabivuze, mu rugo urahasengera ariko ntuhateranira. Noneho reka turebe ngo ni iyihe nyungu iva mu guterana. Inyungu iva mu guterana ni iyihe? Nkatwe nk'urubyiruko wahakura inyungu eshatu. Icya mbere, uzahakura amahoro yo mu mutima. Icya kabiri, uzagenda wakarabiye, n'ukubona uzaba utandukanye na wa muntu wiriwe mu yindi mirimo ariko utagize gute, utakarabye. Icya gatatu, nushaka uzaba ujyayo, uvayo ujya mu byaha, nta muntu uzahagukubitira icupa, ntabwo uzahakomerekera, ntabwo uzahamwarira. Ikindi, nk'ibi bintu byateye by'ibiyobyabwenge, by'amagambo, byo gufata abana ku ngufu, ni iki? Kubera ko wowe uzaba uri mu rusengero, nibaza no gufata bagenzi bawe babirimo babikoraga, we ntabwo bazagufata uwo munsi, uzaba wigiriye guterana. Nubwo wigiriye guterana, bivuze ngo uzaba hakuye indi nyungu ya kabiri. Ntabwo uzajya gufungwa, kuko bazakora iperereza basange wowe wari uri mu rusengero, nubwo wari igicibwa, nubwo wavugwagaho amagambo uvuga ko ubana nabo, ariko uwo munsi byabereye we wari uri mu rusengero. Bivuze iki? Aho wari uri guteranira bagufashije kukubakira ubuzima bwo kukurinda gereza. Bivuze ngo niyo utahakura ijuru, kuko nk'urubyiruko kurubwira ijuru biragoye, ariko byibura urahakura amahoro mu mutima, urahakura isuku, kandi icyongeweho baraba bagufashije kukurinda, bakurinde na gereza. Yes. Ni iyihe nama wagira umuntu kandi udukurikiye wihebye, wishwe n'inzoga, wishwe n'itabi, kandi ukiri mutoya cyane nyine ubona ko afite imbaraga zo gukora, udukurikiye aka kanya? Kuko ashobora kuba yihebye avuga ati byandangiriyeho, Imana ntago yanyumva, ese wiyambabarira? Yes, ikaze. Murakoze cyane. Umuntu wihebye wiganyiriye, reka mubwire ngo Imana yacu iracyakora, Imana yacu iracyatabara, nta kure itamukura. Tuzi neza ko Bibiliya itubwira umwana, hari history y'umwana w'ikirara. Ise ngo yari afite ibintu byinshi cyane, ariko umwana aza kumunanira, aratorongera, cyangwa se ava mu rugo aragenda, arasayisha, akora ibyangwa n'umubyeyi we, ajya mu biyobyabwenge, akora iki? Ariko ngo nyuma aza kwisubiramo. Amaze kwisubiramo akenera kugaruka mu rugo. Akeneye kugaruka mu rugo, ise amubonye, cyangwa se famiye yose ibonye wa mwana agarutse mu rugo. Ariko umwana aho yarari we yaravugaga ngo kwa data barabimena. Ubwo inzara yari imumereye nabi. Ubwo babimena, byibura niyo najya nkabasha kugira gute, bakama akazi ko gukukira ingurube. Urumva ahantu yarageze. Hanyuma ngo agarutse mu rugo, ise ntago yamubonye gutyo, ahubwo yamubonyemo igikundiro ngo babaga inka, kubera ko umwana agarutse mu rugo. Impamvu nkuhaye iyo nkuru ni iyi: we yitekerejeho akisubiramo, ari igihugu kiramukeneye, ari umuryango rusange, ari ababyeyi baramukeneye, ari urundi rubyiruko ruramukeneye, ari inshuti ze ziramukeneye, ari na sosiyete rusange n'igihugu bwacyo. Ni imbaraga z'igihugu n'igihugu kiramukeneye. Bivuze ngo yisubiyemo, akisuzuma, akagaruka,
yaba umwana mwiza kandi biracyashoboka kuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo nta kure habaho Imana itakura umuntu kandi nta n'aheza itamugeza. Bivuze ngo wava kure habi kandi wagera kure heza, biracyashoboka rero. So reka tugushimire ku bw'inama ukomeje gutanga ku rubyiruko. Nanjye ubwanjye rero kuvugira kuri kamera, nanjye ubwanjye ndi muto, ndi munsi y'imyaka yawe, ariko ndagushimiye kubw'inama ukomeje kutugira. So sinzi ngenda nibaza ku bwanjye, ntabwo nzi niba ndi umuntu ugikibaza. Hari umuntu uvuga ati ese ijuru koko rirahari? Ugasanga yizera ko nyine ikuzimu habaho, ariko usanga mu ijuru akavuga ati batubeshye, kandi akemera ko shitani abaho ariko ntiyizere ko Imana ibaho. Ni ikihe cyizere wamuremamo cyatuma yizera Imana? Murakoze. Ubundi ijambo ikuzimu biva ku nshinga kuzima. Yego. Iyo udafite ubuzima urazima, byanze bikunze urazima. Ikuzimu habaho kandi no mu ijuru habaho. Wowe ubwawe niwe wihitiramo. Byose biraharanirwa, byose birakorerwa. Nukorera ku gikuzimu uzabigeraho, ariko inyungu z'uko kuzimu hazazamo n'ibindi bihano, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo tukiri mu isi tuzagororerwa kandi tuzakubirwa. Uri mu isi ukora ibyaha, niwiba bazagufunga, nusambana bazagufunga, nunywa urumogi bazagufunga. Bivuze iki? Inyungu nabwo utangiye kuzibona ukiri mu isi, ariko nanone inyungu z'ijuru nabwo uzazibona stili ukiri mu isi. Bizagenda bite? Uzaba ufite amahoro yo mu mutima, nta muntu uzagucira imanza, nta rukiko uzaba urimo. Bivuze iki? Uwo ubwawe uzanezezwa nuko utambuka mu muhanda, ugenda mu muhanda wumva uri free, wumva wiyizeye, wumva ufite amahoro yo mu mutima. Ubwabyo bizaba biguhagije. Ibyo rero bizaguhe ishusho ikubwira ngo niyo iryo juru ryaba ritariho, ariko byibura iby'aka kanya ndi kubona muri aka kanya mfite amahoro yo mu mutima. Murakoze. Ikindi kintu nakubaza, hari abantu benshi bibaza ngo yego harebamo ababikora babizi cyangwa se ubikora nkana akabikora. Hari ukuntu umuntu akora icyaha akoze icyaha ko inabizi neza ko akoze icyaha, ariko hari n'umuntu ukora icyaha atazi ngo ese ndi gukora ikihe cyaha. Hari umuntu utazi iby'Imana ngo ni ibiki, yibera nyine mu isi y'ababandi. So ni gute ni ugusesengura uvuga muri make ubundi icyaha ni iki? Murakoze cyane. Bibiliya itubwira iki? Bibiliya itubwira ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Bivuze ngo iyo ukiri mu byaha uba urinjije, ariko iyo uvuye mu byaha uba ujijutse. kandi ibyaha rero ni iki? Ibyaha si ukuvuga ngo wanyweye inzoga, si ukuvuga ngo warwanye. Oya, ni ikintu wagambiriye ugakora nkana. Ikintu ugambiriye ukagikora nkana kikubera icyaha. Ikintu utagambiriye ntugikore nkana ntikikubera icyaha. Impamvu rero tuvuga ngo inzoga ni icyaha ni uko ari ikintu uba wagambiriye ukagikora nkana. Impamvu tuvuga ngo ubusambanyi ni icyaha, ni ikintu kigutwara umwanya w'uburyo butatu. Kigutwara energy z'ubwonko, kigutwara amayinite uhamagara, kikagutwara noneho n'uburyo bw'amafaranga. Icyo kintu ni ikintu wateguye, uragipangira, uranagikora. Bivuze ngo kizakubera icyaha kubera ko ari ikintu wateguye. Bivuze ngo icyaha rero ni iki? Icyaha ni ikintu wakoze ugambiriye. Icyo kintu wakoze ugambiriye n'ubundi kikubera icyaha. Niyo mpamvu bakubwira ngo icyaha kijyana umuntu Gehinomu. Ariko inzira y'ubugingo ihesha umuntu nyirayo ubwe, imuhesha gukiranuka kandi ikamuhesha n'amahoro mu mutima. Icyaha rero ni iki? Ni ikintu wowe wakoze ugambiriye kandi ukagikora nkana. Yego, murakoze cyane. Murakoze. Hari benshi nyine mu rubyiruko, nanjye ndimo, yego tukiri kuzamuka nyine mu mpano yacu cyangwa se mu rugendo rwacu rwo gukizwa. Niyo nama watugira nyine nk'abantu tukiri aho MC Innocent, nshaka kukubaza nkatwe nyine tukiri kuzamuka nyine mu gakiza, hari nyine byinshi nyine bituzitira abakobwa nyine ukaba bwati subu ngere cyangwa se ngere gutya. Niye nama wagira abasore cyangwa se urubyiruko nyine rukijijwe vuba? Murakoze. Kuko hari uvuze ngo abakobwa si ikibazo. Abakobwa ntabwo ari ikibazo, kuko kubana n'abakobwa ntabwo ari icyaha, kuko ni bashiki bacu kandi tugomba kubana nabo byanze bikunze. So rero ntabwo gucumura k'umusore wagushakira mu bakobwa, oya, ahubwo wowe ugomba gukizwa kugeza aho wa mukobwa abona ko uri icyuma gityaye. Agomba gukizwa ku buryo natekereza no kukubwira amahomvu
azajya abitinya, azajya kureba bakavuga ngo uriya musore yubaha Imana, uriya musore atinya Imana, bityo n'ibyo yendaga kukubwira by'amafuti akumva bitinya. Ibyo rero nta kindi, wowe ntabwo wabyishoboza, nanjye sinabyishoboje, Yesu wenyine niwe ubidushoboza. Yego, reka dusenge kubw'ikiganiro twagiranye. Uyu mwanya wari umwanya mwiza, numvaga ngiye ntasoza, ariko kubwo ibindi nawe ugiyemo nanjye ngiyemo kadusoza. Kadusenge dusore kubw'ikiganiro. Reka twubahe Imana dusenge. Iteka Mana nziza, Mana ivuga bikaba, wategeka bigakomera, ndagushimye. Se wa Yesu Kristo umwami wacu, turakunezerewe mu mitima. Data mwiza, twari kumwe n'abanyarwanda, twari turi kumwe n'abatureba, twari turi kumwe n'isi muri rusange, ariko cyane ku rubyiruko. Wera w'isumba n'amahanga wabanye natwe, uraturengera, uradukomeza, kandi washimye ko dukomezanya n'abangaba batugana. Wera w'isumba n'amahanga, tuzi neza ko ibyo dukorera ari ibyiza, ntabwo ari bibi. Tuzi ibyo tugambiriyeho ko ari ibyiza, tuzi neza yawe ko ari ikomeje kuganza. Bana n'urubyiruko, ubane n'ababyeyi, ubane n'abasore, ubane n'abakobwa, ubane n'abagabo, ubane n'abakuze. Kristo, ubwiza bwawe bukomeze bubahangeho. Reka amahoro yo mu mutima abane natwe, abazareba iki kiganiro bose, reka ubwiza bwawe buzabamurikire, inyenyeri yawe izabamurikire. Kristo umwana w'intama w'Imana, reka amahoro yo mu mutima azabane nabo. Twebwe ntacyo twakishoboza, ntacyo twavuga, ntacyo twakora, ariko tuvugishijwe nawe twavuga iby'umumaro, kandi dukoreshejwe nawe twakora iby'ubutwari. Icyo tugusabye, ngwino ubane natwe kandi ukomeze kudushyigikira. Imana, Umwana ndetse n'Umwuka wawe wera nibize bibane natwe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndagushimiye wowe warenze ikiganiro mpaka kirangiye kugeza ku musozo, ukumva iby'ingenzi, ukumva iby'umumaro by'uyu munsi byaguteguriwe. Kuko wowe ufunga iki kiganiro ni wowe cyagenewe, ni wowe watumye MC Innocent aza hano imbere ya kamera. Impamvu ngusabe umugisha ku Mana kugira ngo niba kigufashije usharinge n'abandi, kandi don't forget to subscribe. Ciao ciao.